kugwiza ibibazo gusa ubu nukunteza ibibazo ejo nzaba ndi mu manza bampamagara kwakira gusa ntabonye ibi nabyo Fabrice ibi nabyo ariko agomba kubiduka bya sakore ati ndaya muragwira ubwo se kwivugisha iki tinyuka aho komanda yanjye kuko dadi yifata gusohore ntunamamagare uzige nahereye aho ngaho ndimo gukomanga njyewe ndashaka kumenya ikintu gitumye gusohora rwose ntabwo mbyumva reka ntabwo mbyumva nta kindi ngo nuko nanze kumubwira ikibazo mfite nta nubwo yigeze ananega amatwi wahita afata umwanzuro gusa ngo nisohoke nawe arifatara gusohora uremera urasohoka reka tugende tujye kureba ibyo ari yose arahari nyine tujye kumusobanuza ikibazo afite gusa ntabwo ari budukubite adukubita adukubita cyangwa duhoritse kandi mubwiye ngo ngiye kuza kukureba ngo umusobanurire ngo utamusobanurira ngo turasohoka ibaze rero ko avuze ngo turasohoka na twembi aho dadi umva tugende ibi ntabyo kabisa dadi kabisa dore ngo uyu ndamuzanye ntukajya usohora umuntu wihutiyeho gutyo ko utabanje kumuganiriza ubundi ikibazo nshaka kumubaza nawe arabizi naherekanye ndi kubimubaza nerekane mbikubaza uretse ko nabonye ko afite agasuzuguro ariko banza umwiteho ndabona yanashonje umukobwa wanjye dore washizemo ariko ibibazo ufite turaza kubiganiraho nimugoroba kuko nanjye gahunda nyinshi cyane ndi kwitaho umuganiriza ariko unamwiteho umushakira ibyo kurya amere neza tange nta bindi bibazo ufite byose urabimbira ku murongo noneho uramubwira ra wowe uramubwira wowe ndagufasha se ndabizi ubundi ko na n'ubu ntarabimenya ubundi reka nkubwire twicare ubundi ubimbireho neza twicare umbwire neza dusase inzobe ibibazo biragwira mana yanjye koko ubu nabonye abana imana yampaye umugisha mbona abana nta n'umwe ngifite mu rugo ntaho nkibona sinzi iyo baba bagiye none se ndihamagara akaba nkiyikiriza ubuse koko mwana we ndituma amazi mbure n'uwo ntuma amazi yo kunywa koko dore nta n'imbaraga nkifitiye abo bana baba bagiye he koko nk'abantu ubu nzabigenze nte ibibazo biragwira koko mfite ikibazo ntabwo ndi kukibwira papa ntarakikubwira mbwira twumve niyo mpamvu nemeye ko yanansohora ariko si ikibazo cyo kubwira umuntu w'umupapa kavuyo muzi wa undi mwakundanaga ndamuzi twagize gutya turaryamana yego ko mana yanjye tinyuka nawe koko nawe narinzi urifata ukora ibyo bintu yego ko mana ndumiwe noneho karabaye ko tumaze igihe dukundana nari naramwizeye pe hahandi nari naratangiye no kumufata ko ari umugabo wanjye cyakoze waba umwana wa mukobwa we umukobwa nkawe mukuru arifata akaryamana n'umusore ataraza no kumwerekana iwabo ataragira ute nta soni usaba ko warebaga urukundo rwanjye nawe ubu koko wabonaga yampemukira kuba mwari mukundanye cyane ntibivuze ko kuryamana ibintu wakoze ntabwo ari byo komeza umbwire hanyuma rero nyuma yo kuryamana yanteye ahubwo noneho turashize mu izina rya Yesu wowe papa arakwishe uraraye ntiwiriwe arakwishe umva ibyo ni byo wari kumubwira ngo ngufashe kubimubwira shwida simpari
ubimubwire ndahari rwose kuko ntabwo twari twajyanye ubwo nabimubwira mvuga ngo iki cyangwa bari gufasha none se urupapuro urumva namuhera hehe kandi noneho ikibazo nyamukuru mane narabimubwiye maze kubimubwira yantereye utwatsi ntabwo ati yarambwiye ngo ntabwo ngo bo ngo batera inda bagejeje mu myaka 30 kandi ntayo afite iyi nda nayo bahantu ndi buyerekeze nako numva bikomeye dadi kubimubwira ni intambara none reka kubwira aradusohorana kuko yabimbwiye rwose nkuko yabimbwiye ari butujyana arambaza baraguteye ndi he mwana yanjye none baratwishe ariko reka nkubwire kavuyo tuzamutere tumusange iwabo ubusa arabona yagutenda gutya akagucika gutya byoroshye ntago bibaho reka nta bwanzi ngende inkuba ndaje ndamuziye arakujyana ku mbaraga arakujyana nta n'isoni bazaya batera abadane bangiza banayihakane nta n'isoni ntago bibaho ntibishoboka ibyo abyibagirwe ngo yakwihakanye mwana yanjye ubuse tinyuka tuhaga kwibwira dadi gute hari butwice none hari butumanikire isuka twembi babarira umbwira uburyo turi buze kubimubwira ariko reka nkubwire urantengushye ntago nari nzi ko imyaka ufite n'ubwenge uzi wakora ikintu nk'icyo ngicyo urantengushye ubyumve uri mukuru wanjye nanzi ko nzakureberaho urugero rwiza none reba ibintu dukoze uzi ko bizaragira nanjye bimbayeho kuko akenshi baravuga ngo iyo umukobwa mukuru ikintu kimubayeho n'umukurikira bigenda gutya ibaze rero bitubayeho twembi ariko twebwe dada afite twenyine nawe umbwire ibintu twaba tumukoreye ariko reka nkubwire kavuyo we arambona azambona reka mbikubwire ko nta n'isoni yifata gutera inda narangiza kwihakana ntibibaho ntibishoboka ahubwo dupange tuzajya kumureba ryari mbere yo kugira ngo tubwire papa tuzabanza tujye kumureba mbanze mwihanangirize neza mubwire yuko niyibeshya gato cyane ntakujyana ahita akujyana byihuse kandi ntabwo muri bwishyingire mugomba gukora ubukwe tukabutaha tukabwihutisha nyine ntabwo wadusebya mu muryango uri n'imfura ya dadi noneho reka ntibibaho kabisa ubwo ngubwo gahunda niyo ngiyo papa naza nimugoroba uraza kumubwira ko naryamye nasinziye kugira ngo tutabimubwira ntabwo turi buze kubura ibintu atinyuka dadi we nta nubwo ndi buze kubura ikintu ndi bumubeshye ndabimubeshya ndebe ko bwakira bugacya ejo tukazajya kureba wa musore ibindi tuzabimubwira tuvuye kureba wa musore kavuyo azambona urabona iriya mbwa irambeshya buretse irambona ariko bureka mbese nzabigenza amaherezo yanjye ni ayawe yewe mana tabara pe aba bana nzabagirana ubu ejo ibibazo biravutse abakobwa batangiye gutaka yuko babateye inda mbese igitangaza yewe ubu se hari undi muntu wagize utubazo nk'utwo mfite aramba nayo yigira yose ngo sha buretse ariko buretse ayo yigira ibi nabyo Fabrice ibi nabyo ariko agomba kuri iduka bya Sakore
ati ndayamuraguye ubwo se kwivugisha iki cyahora n'iki vayo hano byagenze bite mvuye iwanyu uvuye mu rugo kumara iki mvuye kureba musaza wawe nari nkatangaye musaza wanjye usabye kumurebera nyine turakundana ariko nyine ntabyara undi mukobwa baba we ko mana yanjye shamani have winseka none se wumva nyine mvuye kureba bro wawe winshinga ariko nyine ntabyara undi mukobwa inyuka n'ubundi niwe mukobwa nese katarera mbye kakundana nawe gise birandeba ahubwo uretse umunsi uzaba umwe mwese muza kushinga mu rugo zabasohora none se wagigerageza basi ukaganiriza musaza wawe nkagirane ukamuganiriza mani menye ko nawe uri umukobwa byakubahereye inde genda indaya nkamwe uri mujya ubu nawe wasanga warakumanitse kumanike yaje wenda amahirwe mfite ni uko ntari naryamana nawe ariko se ubu yaba yaranteye inda ibyo birakureba ese undi buriya yasibye ko wenda ari buro wanjye ubundi buro wanjye ubona mukwiranye ese waretse kuvuga nabi wowe urinshinze aho uretse nzakuraburiza hano ukuntu umeze ugenda nyine se ndi inshinzi hari aho twahuriye njye nawe oya urinshinze ese ubundi kuvuga uri kuburanira bro wawe nkaho azakuburanira muko ubu yaba yagutenda ukazaza mu bwonko nibwo kubona ko ndimo rero nayinera ntabwo nzazana umwanya iwanyu yego nabwo nzafata uwatinyuka nabwo ari impanuka kugira ngo none se ikintu mva uri kuburanira bro wawe numva ibintu babigize intambara oya ntabwo ari intambara ni wazarongora ariko ni bro wawe bro wawe se azagushaka umva mani cyishyamba cyo tuganire basi oya wasanga ngo nawe mwararyamye nshingukaho ese wakunyumvise ese urwanyumvise basi ndakumva rero kuko mbona nisa guteze kuvugana na sister uwo shiri wawe none se ahubwo kino mva ibintu babigize intambara nabijya intambara si bro wanjye bro wawe se azagushaka kino mva ni hose uri ku ruhande rwe bro ntabwo muzabana ufite amafaranga ntabwo akwiriye ujyanye nawe wasanga we n'agakozi ko okay ngaho ubwo uri guseka ikigo agakumva ndanda njyewe ndeba ntabwo ariko umubwire ngo urumva ugenda umubwire ngo ntabwo nditinyuka njyewe ntabwo nditinyuka ego komanda uzamugira ute ngenda nkubwire nkubwire kandi turashwana ego komanda turashwana nubwo bwo wawe yaba nterekura nagira ngo nkwibutse yuko ndakubwiye ngo ndekura ntasoni wowe mwana umubwire yuko ntaritinyuka kereka nimba yarandubaze gutenda ibyo se birakureba nkubwiye ko nsubiza yagutinyuka ko ataze guteza sako ni iki kikureba muri ibyo byose noneho sibyo umunsi umwe uzaza mu rugo nibwo uzambona neza nta soni wowe nzaza kumfasha gutya mu muhanda nzaza nzabyibuka yego nzaza nushaka ugenda umubwire nakubwiye ngo njye sinditinyuka umva tagato nkwereka ibyo nzamukorera azabyicuza umva azabyicuza nakubashije yaguteye azabyicuza ati icyo ukorera ni iki ndashaka kumenya ngo yagutenda niba menye ko kureba muri ibyo byose menye kuri guteza ku kaduruvanga yagutenda amani ese ko uvagira ngo niwe wayinteye usima yafite se amaguru mujye muyamanika nawe ejo bundi uzaba wakumanika ntari nzakumanikira umugabo mwiza yewe ubwo se niwe utari indaya yewe urabizi neza yego komanda indaya na buke se mbwira nyine nawe uri umukobwa uzabona di urumva ukuntu uri kuvuga ngo ese ngo bro wanjye ese bro wawe muragendana ubundi muragendana nawe uri umukobwa uzabona hari ubwo bazayigutera noneho wowe nyoka akanagusohora ukabura naho uyijyana mpamvu bro iwacu turi abakire sibyo muri abakire icyambere cyo mama arantetesha aranyumva ntabwo nzasubira wasanga uzayitware noneho bakagusohora ntibaguhe n'umwenda n'umwe wanamubwira ukabura aho umutwara ntabwo najye ni mu rugo mani n'urugo iwanyu itegeko rizaba yayiguteye mana we reka kuko ngiye gucura bebe none wowe ndakubwiye ko iwacu batwirukanye none se badakwirukana none udafite aho uranatwite pe
nta kibazo usobona ukuntu yo kwigira we umva nta kibazo umva nakubwiye ngo ugende ubwire bro wawe urumva genda ubwire bro wawe araje mbona ubwo nawe urumva ngo uri umukobwa wirirwa umaringa tuza nta nyine igenda uretse uzazamuka ariko nzaguhita umwana ngo nirandayara mana yanjye uretse reka nikombe ariko umunsi umwe uzaza muri genda komeza uzaye tuza sister we nawe uri umukobwa ariko ndumva hari ukubita ibirenge se hari umwana waba utungutse noneho ngo aze nimbone uwo ntuma teta mwana wa noneho wowe uraje uraho wari waragiye hehe mwiriwe wari waraburiye hehe mwana wa abana mwese narabuze n'imwe wabyihoreye karibu noneho yewe mba ndi mu bibazo bya musaza wacu nawe urabizi mwese mwirirwa mubunga ni ukubunga gusa nta kindi mwibereye musaza wawe se ari ibibazo bimeze ibyo simba ndi kubunga mba ndi gukemura ibibazo urabizi musaza wanjye yateye inda tinyuka yamuteye inda iri mu mezi angahe ntabwo mbizi ariko ngo yamuteye inda yaramwihakanye none mba nirura muri ibyo bibazo bikemura none se ni uwo nguwo wenyine wotinyuke se ubundi cyangwa ko numva abantu bakomeza kubihwihwisa ni umwe gusa cyangwa hari n'undi nitinyuka yateye inda ariko hari undi mukobwa nzi bateretana sinzi nimba yaramuteye inda ngewe wasanga nawe yaramukoze suzi uriya muhungu wawe ukuntu ameze komanda undi wowe uriya muhungu wamugwamo none se ngo yabimbwire neza none hari undi wa kabiri yateye inda yaramuteye inda uwo wundi aramutereta ariko ntabwo nzi imba yaramuteye inda ko numva uwo muhungu wanjye nawe atoroshye uyu ngomba kumuhana pe ahubwo azave nangana tutazatwigisha waricaye urabaganiriza se ngo wumve bose ndabaganiriza na mukuru wanjye Darirene barananiye ndumva ari urwandiko uru ni urwandiko tubigenze uru ni urwandiko ababyeyi baragenda bakabona none tinyuka ariho aravuga ngo iki tinyuka we noneho gahunda afite ubu uzajya ukubona ubone polisi ubwira abatwaye narababwiye ariko narababwiye umva rero ugende unekere ubundi tuhite twe tubitange basi ahubwo baturega twe tujye kurega yuko uwo mukobwa nawe yaje akitambika nawe ashobora kuba yaramwibambajeho babibambaje ariko umusaza wacu nawe rero mamari sibyo tujye tuganira umusaza wacu ntabwo yoroshye umusaza wanjye ntabwo yoroshye ndamuzi neza ahubwo twebwe tugiye kubarega twebwe tubanze tubitanguranwe tugende mbere rero tuvuga ati aba bakobwa bishinze kuri uyu muhungu wawe uko uzagenda uvuga niko bigomba kugenda aho ubundi bwo birakazi pe birakazi cyangwa se umuhungu wanjye mubwire agira amahitamo agira uwaza amunyereke baza agira uwanyereka niba uwo nguwo utwite ugira ngo bameze bate bameze uteka kari inshinzi ziri aho ngaho bagira ngo ni abatinzi umusaza wanjye ni ikigo gikuva hasi kugira hejuru uraza uwo mukobwa none yateye inda cyakubwira ukuntu ameze ngo yitwa tinyuka ubwo no gutinyuka ko azaza nantinyuke reka azibeshye se mwereke ariko si uwo munsi njyewe nasinye mva mama njyewe nasinye ko uwo mwana wacu azamubyara mutuzane nzamwirira ariko ntabwo nshaka umuntu uzaza kukubambara bajya kukamanika niwe wari uhari umwana azamubyara muduhe tumwirire ariko ava aha ngaha urazi ukuntu ameze ego teta numva umbereye muteteri wa nkubitokoko ubundi bwo birakaze musaza uriya muhungu wawe nawe umushyire ku murongo umubwire azanasohoka ahubwo cyangwa se amushake babane ubundi bwo rwose birakaze yewe reka ndaza kureba ibana ari kumubona wamenya ari buze aba yikinga uyu mubwire none hatinyuke ko kurumva ko yagiye muri batinyuka atinyuka ze twicare tuganire tumugire inama mubwire mama mubwiye ko
ari umushaka ntabwo yazi kuko nta muntu utabizi. Ibaze ko ntambuka mama urebe bakavuga ngo dore ngo ka gakobwa ngo kagashinzi ngo gafite musaza wako ngo w'indaya ngo uri guteratera amata. Ngiye mba niriye muri stress zabo ariko nta nubwo babibona. Cyane nuko bazana uriya mwuzukuru wacu tukamurera. Se ndiyambaza ndera ndetse muzima ahangaha wenda umva umbereye umwana mwiza. Dariyana nawe nukwirwa muri fone n'ibiki byose. Naba nawe mwana wa naba nawe ubuse kuko Darirene uwo n'umuhungu wanjye koko habuze n'umutaha uzi ko sigaye ndara hano jyenyine ngirirwa hano. Ihangane pe mba ndi mu bibazo mbikemura sibyo kugira ngo hato batazanagushyirishamo ukabona ugize ibibazo. Ndagukunda pe ntabwo ugomba kugira ibibazo mari mu gihe urabona urisazi jya uguma aha ngaha nzajya nsiga nkwegeranyije utuntu dutunganye urebe ko warya ugende mbikemura. ujye usiga unyogereje ibyombo unakorope wenda. Mvuye muri izo sitesi zabo navuye mu kazi njya muri sitesi zabo ndabirangije ndaje. Ejo nawe bazagusimbukana abasore nawe uri mu basore gute bisobanurira jewe mama bibwire neza umutima wanjye urahagaze ngo nabashaka kudutera jewe njya mu bahungu nzinduka njya mu kazi nkagaruka ngiye muri ubwo bushinzi bw'abakobwa na musaza. nkabona afite ikinyabupfura afite n'aho avuka ariko nirige nta nzererezi nshaka gusa namwanga ngo nzagende bitewe n'avuka ufite aho uvuka urabona abantu bose rero ntabwo dufite ababyeyi wenda ndagufite mama ariko ntufite uko bimeze mama wanjye ariko uriya musore buriya wenda bambuze wenda ashaka kongera ariko niyo yaba atari buri muntu wese ntabwo aba afite ababyeyi. Mama aramutse adafite ababyeyi ntabwo amwemera ariko ukabanza tukamureba tukamugenzura tumureba nk'iki mama tukamugenzura ntabwo ari gupfa gutoragura mwana wanjye ngo ubonye umuntu witwa umuhungu oya ni ukureba yuko muzagira ubucuti bukagira umusaruro. ese avuze ngo agiye kugutwara ntabwo waba uvuga uti nzabe mu rugo rukomeremo ingo z'iki gihe ntuzizi. mama bose ntabwo baba bafite ababyeyi wowe ntukagende kuri icyo kintu. tureke iby'ababyeyi ariko uzabona yabaye inshuti uzabanze azangire hazasuzuze mama ntabwo nabikora nzabanza nzane umuhungu maze nyine tubanze mumenyane turebe nyine nawe ukuntu yitwara mbanze ndebe ukuntu yubaha abantu bamuruta sinigeze nteka nabuze amazi urabanza ushaka ntabyo kunywa amazi ndashaka ngo ubanze ugende ushaka ibyo utunganya ushaka amazi uteke hanyuma niyo ubuze n'ibyuma noneho tubone icyo tunywa kuva mu gitondo nta kintu nariye uretse ka cyayi natogosheje nkanywa ikindi nariye isukari ko ntayihari nanone rwose isukari yashize isukari irahari ariko ureba ubona numye nuko ntacyo nariye mwana wanjye uri teta koko kuraho iyo miteta urabona ndashonje n'ubabwiswe ntabwo namara kuza umuganiza ndanakingaga rufunze wanze umubaze byose neza byari byose ariko ntabiryo ndimo
gushaka amazi ndebe ikintu nagutekera. ntabwo murakura ngo mumenye ko mubyigikira icyo. Ese mwigeze mwumva amakuru ya wa mwana w'ikirara wo muri Bibiliya? Ukuntu yatashye bakishima bagafata n'ibimasa bakaba. Ntabwo abana banjye batashye bagira amahirwe bagataha. None se ko bigize nabi ibintu byose byanga ibyo bikora nibyo bakemura ibibazo byabo. Ubu rero ikintu gikurikiye cyane twakora inama ya famiye. Nyine nanjye ibyo Twakora inama ya famiye. tureba ko bagaruka mu rugo tukareba ibya uriya mukobwa atinyuka tukamenya uwo mukobwa wundi ngo bari kumwe tukamenya we nimba neza atamuteye. Tube turetse iby'abakobwa none ubu tugiye mu byo mu rugo hagati muri twe muri famiye. Mugomba kugenda mukisubiraho mukaza tukicara tukajya inama nubahamagara bakemera kuza. Urabyumva? Bemeye kugaruka ari Darlene ari na musaza wawe nibaza bakicara turicara tukora inama. Oya umva tube tubiretse ngiye kamenya ngiye gushakira icyo sibyo sawa aho ugenda kandi wihutishe ndashonje. Mfite inzara rwose. Igitangaza urampakaniye ejo ugenda nahagaze ku gipangu ndahengereza utandeba utabizi. Uriya muntu wagutwaye ninde? Uriya muntu nabonye mujyanye ninde? Ni ibiki niba utajya mu basore ko yari igitsina gabo? Umbeshye ngo ni umukobwa mukundana ngo w'inshuti. Uriya musore wagutwaye byari bimeze gute? se rambi nari ngiye ku kazi ngiye gufata moto ahita ambwira ngo ninjye mu modoka ngo ambere ifite ngiye ku kazi. Mwariganye ni inshuti nta n'umunsi n'umwe ndabona yagusuye byibura ngo mbe muzi nkabona agufashe ku irembo kubera iki se yari ari ku irembo ryacu? Kubera ko wowe banga abahungu nta musore dutereta jewe nanjye byaratunguranye kugira ngo tubirimo. Nari nsohotse ngiye gufata moto mba ndamubona ahita ambwira ngo injira mu modoka ngo nguhere ifoto. Rero sinanga abahungu aho bizi nabi. Sinanga abahungu ahubwo nanga inzererezi.